Ndabasubiza cyane bakunzi ba Ngunda TV, reka mbifurize kumeza kumera neza aho muri hose. Njyewe ni Ngoma Frank kuri Ngunda TV. Uyu munsi ngiye kubabwira stade zose ziri mu Rwanda. Umwe muri mwe cyangwa se madukurikirana kuri chaîne ya YouTube yagize ati mwazatubwiye stade zose ziri mu Rwanda. Kandi koko nibyo, hari stade zimwe zizwi bitewe nuko arizo zakira imikino mpuzamahanga cyangwa se zakira amakipe akomeye cyangwa se zinaberamo n'ibikorwa bikomeye bitandukanye. Ariko umwenda ukaba utari uzi ngo nyuma y'izi stade hari izindi, bitewe n'uko izo zindi zidakunze kwakira ibikorwa bikomeye. Stade ngiye guhera kuri stade 3 ziri mu Rwanda mpuzamahanga, ni international stadiums, stade zishobora kwakira imikino mpuzamahanga cyangwa se ibikorwa mpuzamahanga bitandukanye. Stade ya mbere n'undi ni Stade Amahoro. Stade Amahoro ni stade navuga ko ariyo nkuru mu Rwanda, kuko yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana mirongo inani na gatandatu hari ku bwa Habyarimana. Iki gihe ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 25, ikaba yari yarubatswe icyo gihe itwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari. Uyu munsi aho yamaze kuvugururirwa cyangwa se aho yabaye renovated, ubu ngubu navuga ko yakira abantu 45, ikaba yarubatswe n'amafaranga angana na miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika. Ubwo ni miliyari 165 cyangwa se zinarenga z'amafaranga y'u Rwanda. Ni stade rero iri mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni stade iberaho imikino mpuzamahanga itandukanye n'ibikorwa bikomeye bitandukanye. Murabizi ko habereye nk'irahira rya perezida n'ibindi bikorwa byinshi. Stade navuga ngo ya kabiri ni stade izwi nka Kigali Pele Stadium. Indi yahoze yitwa Stade Regional Nyamirambo. Abantu benshi nubwo bari babizi, hari abantu bajyaga bambaza ngo ese ngo stade y'Inyamirambo ngo ntago abantu bakiyikiniraho. No, 2023 yahindutse Kigali Pele Stadium, yitiriwe nyine wa mukinnyi w'umunyabrazil ubitaga Pele yanitabye Imana. Rero iyi Pele Stadium cyangwa se stade y'Inyamirambo yubatswe na mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu, ariko icyo gihe ntabwo navuga ngo yari ishamaje cyane. Yagiye rero ivugururwa, ariko by'umwihariko yavuguruwe ejo mu mwaka wa 2023 ubwo bayitaga Kigali Pele Stadium. Rero ikaba yaratwaye akayabo k'amafaranga menshi, ariko batigeze bashyira hanze. Tubabwiye ngo yubatswe n'amafaranga ya naya, naba mbabeshya, ariko uyirebeye inyuma irahenze cyane. Rero uyu munsi ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 22. Stade ya gatatu mpuzamahanga mu Rwanda ni stade ya Huye. Ubwo n'undi iri mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Iyi stade yubatswe kera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 74, ariko yubakwa nyine yari stade yari nka stade ya Mukura, niko navuga. Kugira ngo Mukura, kuko Mukura mu myaka ya kera yari ikomeye cyane, rero bayubaka kugira ngo Mukura ijye ibasha kwakira andi makipe yari icyo gihe. Navuga ko niyo stade yari iteye imbere muri biya bice, usibye no mu Majyepfo no mu gihugu hose. Ariko yaje kuvugururwa ijya ku rwego ruri international mu myaka mikeya ishize, kuko murabizi ko mu myaka yatambutse bakiriye n'imikino izwi nka CAN. Ariko ikindi nababwira, iyi stade ya Huye ntabwo ikunze kuberaho imikino myinshi itandukanye, bitewe n'uko ari no kure y'i Kigali. Ntabwo akunze kubera imikino, ariko nayo ni stade nziza iteye imbere igaragara neza. Rero nayo ikaba yaratwaye akayabo k'amafaranga menshi agera kuri miliyari 10 z'amanyarwanda. Izindi stade ngiye kubabwira ni stade zizwi nka District Stadium cyangwa se stade z'akarere, ariko bidakwiye yuko zikomeye zikiniraho amakipe n'ubundi akomeye ari ku rwego rw'igihugu, za APR, Rayon n'andi makipe. Nabwira nka stade ya Nuze ya Rubavu. Iyi ngiyi navuga ko ari ikunze gukiniraho ikipe ya Etincelle. Stade ya Nyagatare n'ubundi ni ya kipe ya Nyagatare. Ubwo urumva ko ni ikipe y'akarere ka Nyagatare, cyangwa se iriya kipe yo muri Nyagatare ntabwo nyibuka neza. Hakaza stade ya Bugesera, hakaza ubwo urumva ni ikipe ya Bugesera, hakaza ikipe ya Ngoma, hakaza stade ya Musanze, hakaza stade ya Muhanga, ni ikipe ya Muhanga,
ndetse hakaza na stade ya Gicumbi. Izo nizo stade navuga ngo ziri official ziri mu Rwanda. Izindi zose usanga ari petit stade cyangwa se ibibuga yego bimeze neza ariko bitari ku rwego rw'igihugu cyangwa se rwo kuba zakakira abantu bakaba babona ahantu bicara. Murakoze cyane, izo nizo stade nagiye mbabwire ziri mu Rwanda, by'umwihariko abantu bakunda siporo. Ayo makuru nzi neza ko ari ingenzi kuri mwe, musaba gukora subscribe kugira ngo mukomeze kubona amakuru nk'aya ngaya meza y'ingenzi, musigarane amahoro y'Imana.